Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje abaherereye hirya no hino ku isi, ndasuhuza ubwoko bw'Imana muboneka mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, ndetse n'ubwoko bw'Imana buboneka ku mugabane wa Afurika yose, ndetse na bagenzi bacu ubwoko bw'Imana baboneka ku mugabane wa Amerika ndetse n'umugabane w'Uburayi, Aziya, ndetse n'ababoneka ku mugabane wa Australia. Ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe, ubuzima bwose mwa murimo bubagoye cyangwa buboroheye, abakuru n'abatoya, abakomeye n'aboroheje, mwese ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe. N'ubundi muri kumwe n'ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase mu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe n'ubundi amateka yaranze y'itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12. Yego, n'ubundi nyirizina turagira ngo twibukiranye kugira ngo tutagira icyo dutakaza cy'agaciro, nk'abakunzi ba Irera TV1, iyi channel ya YouTube, kugira ngo ibyo twungukira kuri uyu murongo Imana yaduhaye mu gihe nk'iki ngiki kuri uyu munsi, kugira ngo tubibyaze umusaruro. Nagira ngo nkwibutse ngo icyo uri bumve cyose cyagufasha, kina no gufasha abandi, wategura ahantu wandika, yaba ari aho wandikisha ikaramu cyangwa wandikisha machine, yaba desktop cyangwa laptop cyangwa ukoresha telefone, buri kimwe cyose cyakorohera kugira ngo ubashe kwizigamira cyangwa kuzigama iby'agaciro twumvira kuri iyi channel, wagiraho ubyandika nyirizina. Rero nyirizina tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki, ariko n'ubundi kubera ko ibyo twigira byose kuri iyi channel ari byo by'ingenzi kuri twebwe cyangwa no kuri bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, ni byiza ko ni ngombwa ko kuba wabyandika, kubera ko nawe ni ngombwa kuba ubitunze byose, kuba waba ubifite byose, kugira ngo bikorohere kubisobanukirwa mu gihe gitoya, kandi usobanukirwe byinshi mu gihe gitoya, kandi no kugira ngo ubashe kubyigisha abandi benshi kandi mu gihe gitoya, nuko uri bwandike. Hari icyo Bibiliya nayo yabivuzeho ishimangira iki cyo kugira ngo wigishe abantu ibyo uzi kandi ufite. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino, ibice 5 umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 21, haravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, iduha umurimo wo kwiyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tubinumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero reka twumve n'ubundi incamake y'aya mateka yaranze y'itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12. Muri aya mateka turasangamo umunsi w'isugi wa Guadalupe, kandi turaboneramo igisubizo cy'iki kibazo: ese kugoreka iby'Imana yavuze cyangwa kuvuga amagambo y'amahimbano Imana yabivuzeho iki mu byanditswe byera biboneka mu gitabo cya Bibiliya? Twongere twibukiranye nk'ubwoko bw'Imana, n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza mu isi, ubwoko bw'Imana twabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Kandi nongere mbibutse, ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo abe aricyo dukora, kuko aricyo kiraba gikwiriye nk'ubwoko bw'Imana, kugira ngo tuzagororerwe ingororano mu bwami bw'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, ndetse Bibiliya nayo itanga umugabo ibivugaho. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 ku murongo wa 1 kugera ku wa 2, aravuga ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi.
ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera kwa 21 naho harabihamya hati nimukibikira ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Rero harabahamya ko nyirizina ari ubwoko bw'Imana ndetse bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza herura ukuri kwabo n'ubundi, nk'uko urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16 babivuga hati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. N'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 naho harabivuga hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ndetse n'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Urwandiko kandi Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 arababwira ati hariho benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Turebye ku cyo Bibiliya ishimangiye hejuru, urasanga nyirizina n'ubundi ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe, icyo kintu ukagitangaho imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. N'ubundi muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye nyirizina iby'Imana ishaka, kugira ngo abe ari byo dukora nk'ubwoko bw'Imana tuzagororerwa mu bwami bw'Imana. N'ubundi tugiye kurebera hamwe nyirizina aya mateka yaranze iyi tariki ya 12 z'ukwezi kwa 12, ariko turareba tuti se abantu babayeho mu gihe cy'amateka ubundi bakoraga iby'Imana ishaka? Mureke tuyumve n'ubundi aya mateka kugira ngo tuze kumva nimba turabigiraho cyangwa turava mu kinyoma cyabo bitewe n'icyo Bibiliya ibishimangiraho. Tugiye kumva cyangwa kurebera hamwe nyirizina amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 12 z'ukwezi kwa 12. Tariki ya 12 Ukuboza ni umunsi w'isugi wa Guadalupe, yego umunsi mukuru w'abakatolike uzwi cyane wizihizwaho isabukuru yo kugaragara kwa Bikira Mariya umutagatifu wa Mexico mu mujyi wa Mexique ku ya 9 ndetse n'iya 12 Ukuboza mu mwaka w'igihumbi 1531. Tugiye kureba nyirizina icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka. Abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana ishaka, tugiye kureba icyo Bibiliya yavugaho kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo nk'ubwoko bw'Imana duharanira gukora iby'Imana ishaka cyangwa yatumenyesheje biboneka mu byanditswe byera muri Bibiliya. Tugiye kureba nyirizina ahangaha, ese koko kugoreka ibyanditswe Imana yavuze cyangwa iby'Imana yandikishije cyangwa kuvuga amagambo y'amahimbano Imana yabivuzeho iki mu byanditswe byera biboneka mu gitabo cya Bibiliya nyirizina? Turaza turebe aya mateka icyo yagiye avugaho ngo uyu munsi w'isugi cyangwa nyirizina iby'iyi sabukuru n'ubundi y'uyu munsi witirira yuko bizihiza isabukuru y'umunsi w'isugi. Ahangaha uraza usange nyirizina aya magambo n'iki ngiki bakoraga, iri tsinda ry'abahamyaga ko barimo gukora cyangwa barimo guhamya nyirizina yuko barimo gukora iby'Imana ishaka. Ese aba bantu bari mu murongo wa nyawo cyangwa bari mu kubeshyera Imana ibyitabamenyesheje, cyangwa bakaba batari mu murongo wa nyawo? Nyirizina twe turimo kureba kugira ngo tuze kuva mu kinyoma cyabo cyangwa dukore icyo bakoraga, turebye icyo Bibiliya bivugaho. Ako dushingiye ku cyo Bibiliya igenda yerekana mu byanditswe muri yo, ntabwo uyu munsi uboneka mu byanditswe muri Bibiliya umunsi wo kwizihizwaho ngo ni umunsi w'isugi
cyangwa umunsi wo kugaragazwa wa Bikira Mariya. Icya mbere cyo mu biganiro byatambutse, nimba utarabyumvisheho n'ubundi wajyayo ukabirebaho, urasanga uyu Bikira Mariya nyirizina Bibiliya igaragaza ko atabayeho cyangwa ntawe wigeze ugaragara ku isi. Rero nyirizina ibyo nibyo twagiye turebaho na mbere hose, nimba twagiye tubana, ufite amakuru menshi cyane cyangwa amateka menshi y'icyo twatangiye kugenda dukosora nk'ubwoko bw'Imana. Hari ibinyoma tugomba kuvamo tukanyura mu kuri Imana idushakaho. Nyirizina tugiye kureba ahanba harabayeho kugorekana ibigaragare yuko aba bantu tudakwiye kubigiraho, ahubwo tukwiye kuva mu kinyoma cyabo tukagendera ku cy'ijambo rivuga. Urasanga kuri kwa Bibiliya kubivugaho mu byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 30 bavuga ngo kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururira abigishwa inyuma yabo. Ahangaha nyirizina herekanye impamvu baraza kugoreka amagambo kugira ngo bakururira abigishwa inyuma yabo. Nyirizina ko babikoze bate? Bagoretse ibyari byanditswe cyangwa icyo Imana yamenyesheje ubwoko bwayo. Turongera turebe n'ubundi irindi jambo ribivugaho mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 2 umurongo wa 3, haravuga ngo kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano ari ku iteka baciriweho uhereye kera n'irizatinda, no kurimbuka kwabo ni guhunikira. Yego, aha naho hatweretse yuko irari ryabo cyangwa iry'abakora ibyo bahamya yuko barimo gukora iby'ubushake bw'Imana, ariko Imana yarabivuguje cyangwa yarabyanze cyangwa itaranabigaragaje, icyo gihe baba barimo kuzana amagambo y'amahimbano kugira ngo bahaze irari ryabo ryo gushaka indamu ku bantu nk'uko iri jambo ribigaragaje nyirizina. Ariko ijambo ryeruye yuko kurimbuka kwabo n'ubundi guhari, kandi ko baciriweho iteka baciriweho ritazatinda kandi bazanarimbuka, kuko kurimbuka kwabo kudahunikira cyangwa kutazaburizwamo cyangwa kutazapfukiranwa. Yego, ndabashimiye rero ubwoko bw'Imana mwabanye natwe. N'ubundi aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Ndabashimiye muri iki kiganiro n'ubundi mwe muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. N'ubundi ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza ubwoko bw'Imana aribo bagenzi bacu cyangwa batubanjirije babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero uraza gusanga n'ubundi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa iby'Imana ishaka kugira ngo abe ari byo dukora, kugira ngo tubone uko dukora igikwiriye nk'abazagorerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, ubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.